Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Cogoza official uyu munsi uyu munsi noneho ni hatari kubera ko dufite abaraperi batanu man, bakunzwe cyane muri iki gihugu, bakunzwe cyane, bagiye bakora amahiti bya hatari. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo uyu munsi ntujye kure, kandi niba wanacitswe simbukira kuri Cogoza official, hanyuma ujye urushaho gukurikirana amakuru agiye atandukanye. Umunsi none nagarutse negetseho umunsi nagarutse negetseho bya hatari. Hanyuma aba baraperi ni abaraperi bakoze vraiment, bakoze kurenza abandi. Ni abaraperi imyandikire yabo usanga imeze fresh, ni abaraperi usanga nyine kuri hip hop na bagenzi babo bavuga ngo nkuyishapo bya hatari, si byose. Ni abaraperi usanga baragiye bakora ibigwi, bafite izina, bakoze ibigwi bikomeye cyane. Nawe uraza gusimbukira kuri Cogoza TV. Yes, genda wandikemo Cogoza, hanyuma wandikemo ngo nanjye umuraperi wanjye n'uyu nguyu, si byose. Umuraperi wanjye n'uyu nguyu, siko bimeze. Hanyuma ku mwanya wa gatanu harazamo Dani Nanone nk'umuraperi wagiye ukora amahiti menshi agiye atandukanye, umuraperi wagiye ukora songo nyinshi, afite amakorabo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Uramuvuga iki? Niwe ku mwanya wa gatanu, Dani Nanone man. Nanjye kuri uru rutonde rwo ntabwo narutinda kubera ko niwe muhanzi nyine nabonye basiwe ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane harazaho Bushari Bushari ni umwe, mwibuke muri ya ndirimbo ngo ese ni mwebwe ni twebwe. Yes, mwibuke muri iyo ndirimbo, ingoma nziza cyane yakunzwe bya hatari n'abakecuru n'abasaza barayikunda. Kugaragara ku mwanya rwose wa kane nta muntu bahuriyeho. Urabyemera utyo? Simbukira ku Mwimerere official. Yego, ushobora no kujya ku Mwimerere @tv ukabona filimi nziza cyane yitwa Ese Nakundwa, si byose. Umwimerere @tv, si byose. Ubone filimi zigiye zitandukanye, harimo nka filimi yitwa Ese Nakundwa, filimi ya hanze aha, filimi nziza cyane. Hanyuma ariko nanone nakubwira ngo simbukira kuri Cogoza official, ubashe kwiturana umuhanzi ubona ubikwiriye. Undi muhanzi mbona waje ku mwanya wa gatatu, uyu muhanzi waje ku mwanya wa gatatu yitwa Fire guturuka muri Tough Game. Fireman nawe ngo ni umuhanzi cyane, umuraperi wakunzwe cyane bya hatari, kandi wagiye ukora amahiti agiye atandukanye. Hari nk'indirimbo afite njya nkunda cyane yitwa ngo yega Imana itanga ishaka, itanga ishaka. Uyu muhanzi nawe yarabikoze biracika, yagiye akora amahiti nawe guturuka muri Tough Games, kabisa yarabikoze fresh, Fireman. Hanyuma uyu muhanzi nawe uza ku mwanya wa kabiri, afite n'indirimbo yitwa ngo arakapipi gaparitse amatayi, ngo iyo umaze kuka ngo bumva ngo urenze man. Uwo muhanzi nawe w'umuraperi witwa Buda. Uyu nawe aza ku mwanya wa kabiri. Niwe muhanzi wagaragaye ko ari umuhanzi ukomeye cyane, niwe muhanzi wagaragaje ko ari umuraperi ukunzwe n'abantu batari bakeya, kandi ngo imyandikire burya Bulldog ni fresh. Buriya ngo no muri Tough Gang Bulldog baramwubaha, bavuga ati ewa niwe muhanzi ubica bigacika bya hatari. Uyu muhanzi kumuvuga kuri icyubahiro, ni umuraperi wagiye ugira na studio, ni umuraperi wabikoze bigacika, ni umuraperi wagiye ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni umuraperi wanatwaye Primus Guma Guma man, ni umuraperi wagiye ukora akazi gakomeye cyane bya hatari. Uyu muraperi cyangwa se uyu mugabo yakoze, afite ibigwi muri muzika,
afite abantu yagiye azamura benshi, ni umuraperi witonda, no mu bandi baraperi bagenzi be usanga bamufata nk'umuntu ukomeye kandi w'umwana mwiza. Uyu muraperi rero yakoze amahiti menshi agiye atandukanye, akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Imyandikire ntabwo rwose abantu bayinuganuga, ni imyandikire myiza cyane, bigaragara ko ari umuraperi ufite ibigwi hanze no mu bandi bantu. Umuraperi ari n'umwe mu bahanzi bagaragaje mu makampani agiye atandukanye ko ari we muntu hip hop nawe yayizamura bya tari. Uyitwa Emery Gatsinzi Emery twa Riderman Riderzo. Uyu nguyu Rusake kabisa niwe muhanzi waje ku mwanya wa mbere nk'umuhanzi ukuriye icyubahiro cye kandi nk'umuhanzi ukomeye cyane muri iki gihugu, yigarura imitima ya benshi muri rusange, urubyiruko ndetse n'abasaza. Undi muhanzi bitavuzweho kimwe ndetse wagaragaraga ko ari we muhanzi wari gutwara uyu mwanya ndetse yahoranaga atwara ibikombe bigiye bitandukanye, ndetse nawe wanagaragaje ko no muri leta no mu yindi makampani agiye atandukanye ari we muhanzi ukomeye cyane muri iki gihugu, ndetse no hanze baravuga umuhanzi bakumva iryo zina, yitwaga Kabaka. Uyu Kabaka yaza kuba Imana imuhe n'ibiruhuko, icyubahiro cye aragikwiriye. Uyu Kabaka yaza kuba Imana ikimutije ubuzima, niwe muntu wenyine, niwe muhanzi wenyine wagaragaraga no ku rutonde yajyaga apfa gusimburwa, yabaga ari umuhanzi ukomeye ku rwego ntashobora kuvuga. Uyu muhanzi rero icyubahiro cye yaragifite kandi n'ubu ngubu aracyagihorana, niwe muhanzi wenyine mu rubyiruko wari ukunzwe cyane n'abantu benshi batandukanye, bamwita Jay Polly man. Icyubahiro cye of course aragifite. So reka tubigenze gutya, ariko usimbukire ku Cogoza Official kugira ujye urushaho gukurikirana n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'amakuru menshi agiye atandukanye y'abahanzi n'andi yose agiye atandukanye. Yes, reka mbabwire ngo genda wandikemo nawe uvuge hari abantu bari kunyereka ngo Green P. Amakuru ya Green P amaze iminsi ari Dubai, yenda ndaza kukurikirana ndebe ngo ese muri iyi minsi ari kubarizwa he, ariko niwe muhanzi w'umuraperi nawe yabikoraga neza. Ariko buryo iyo bagiye gutoramo abahanzi bari ku mwanya wa mbere ntabwo bareba uburyo umuntu akora, uburyo akunzwemo, indirimbo, amahiti, uburyo agenda asohora amahiti ku mahiti. Yes, nkubwire rero nawe wagenda ugahesha amahirwe yawe umuhanzi, ugasimbukira kuri Cogoza Official, hanyuma ukatorana uyu muhanzi ndamubona muri top 5, ejo bundi azazemo atwika ameze neza bya hatari. Reka nkubwire ngo ugire ibihe byiza kandi ugire umunsi mwiza, ugire uwa mbere mwiza. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.